Nizere yuko mumeze neza, ino minsi abantu bari kumbwira ati musore wacu utatwereka ukuntu wahinduranya amabara muri porofayile yawe ubigenza ute? Uyu munsi rero nje kubereka ukuntu wabigenza, ni ibintu byoroshye cyane, biroroshye nta kindi, uza muri fone yawe n'ibisanzwe kuri watsapu cyangwa fesibuke, ahantu aho ariho hose wakandikira birashoboka. Kanze kuri watsapu, abantu baba bari kumbwira ati musore wacu ko uri kugenda cyane, wajya ugenda gake uri kwirukanswa n'iki? Uyu munsi rero nabyubahirije, uza kuri ubu budomo butatu nk'ibisanzwe, ukabukoraho, ukaza aha ngaha uri kureba, naho ukahakuraho, kugenda gake nibyo by'ingenzi kuko abenshi babimenya neza, niyo mpamvu duhitamo kugenda gakeya, ugakoraho, kujyana noneho mu mafoto sasa, ukareba amafoto wumva ushaka bitewe n'ibyo ukunda, simbizi, urugero nk'iyi ngiyi uraza ukayemeza aha, ukabona ko yajemo, wakumva itakunyuze ugasubira ku budomo butatu n'ibisanzwe, ukaza aha ngaha n'ibisanzwe, ukareba indi foto wumva ushaka cyangwa wakunze, dushyiremo iyi ngiyi, ukemeza nk'ibisanzwe, kubona ko yagiyemo sasa rero bikamwereka ubishatse n'ukuntu washyiramo ifoto yawe, ukajya ubikora neza fureshi, ibintu ari uburyohe kabisa, uza hano ugakora kuri ako gasaraba ureba, ukabona njye nari nyifitemo, wowe iyo ukoze kuri kariya gasaraba gahita kujyana mu mafoto yawe, ugahitamo, ni ibintu byoroshye, ukayemeza nk'ibisanzwe, uri kubona ko ifoto yanjye irimo, ifoto wumva ushaka niyo ushyiramo, ukabona ko yagezemo, ni ibintu byoroshye cyane, ushaka n'ibindi wambaza muri komenti, nagusubiza muri komenti, andikamo icyo wumva ushaka kumenya, ndikubwire nta kibazo, duhurire muri komenti